Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse nanone muri uyu mwanya aho tubagiye kubagezaho amakuru agezweho aza kwibanda kuri byinshi bitandukanye bigezwe bikomeje kugenda bigarukwaho hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye ku makuru yakomeje kugenda avugwa ndetse n'ibyakomeje kugenda bigarukwaho mu bice bimwe na bimwe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ugomba gusibura Madame Bintou Keita yageze i Kinshasa aho ategereje kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukurikirana inshingano ze mu kuyobora umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye rikorana mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Si ibyo gusa uyu nguyu aje mu gihe MONUSCO yamaze guhabwa inshingano ndetse n'ubushobozi n'uburenganzira bwo kuzajya igaba ibitero mu gihe bibaye ngombwa bihabanye nuko byari bimeze mu minsi yashize cyangwa se nuko byajyaga bigenda. Ubu bemere kuba bajya bagaba ibitero. Urumva ko ni ikindi kintu cyongereho cyangwa se ni ikindi gikorwa kidasanzwe cyashyizwe mu nshingano za MONUSCO ndetse gishobora no kuba cyahindura ibintu. Muri aya makuru hari byinshi tuza kugarukaho. Ubu leta ya Congo Brazzaville yiyemeje gushyigikira Congo Kinshasa mugenzi wabo rwose mu mikoranire y'inzego zose zishoboka kugira ngo bashake igisubizo ku mutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugera ku nyungu zose zishoboka binyuze mu buryo bwo gushaka iterambere. Iyo ni Congo Brazzaville yavuze iti twebwe ku bushake bwacu turumva ko tugiye gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se Congo Kinshasa. Turaza kureba iby'iyo mikoranire mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana. Umwe mu banyamakuru bari bamaze iminsi batawe muri yombi na FC23 wavugishije benshi byavugaga ko ari nawe uhedinze cyangwa se watangaje inkuru zijyanye n'ifungurwa ndetse no kuva mu bice by'umwihariko kuva mu bice ariko kwa M23 gusubira inyuma. Ubu icyo ugomba ko wamenya cyangwa se ikiriho uyu mugabo yamaze kuba yafungurwa. Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho ndetse turaza kuba mu z'ukuri tubiva imuzi n'umuzingo mw'abantu mwe turebe uko bizifashe aya manywa y'ihangu. Kuri aya manywa y'ihangu rwose ni bimwe bavuga ngo ni amanywa ya Rukamba. Tugiye kuba twakwinjira mu makuru y'ibiri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Hari amakuru amaze gutangazwa n'umuvugizi w'ibikorwa bya Sukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Regan Mbuyi amaze gushyira hanze itangazo rivuga ibice bigaragara yuko byamaze kugera mu maboko ndetse byongeye kuba byagarurwa na FRDC ndetse na Wazalendo. Turaza kugaruka kuri izo lokalite mwumve izarizo ube hafi kugira ngo uze kukurikirana ibyo makuru ajyanye n'imirwano. Ariko tugiye guhera kuri inkuru ikomeye cyane ndetse bimwe mu byakomeje kugenda bivugwa mu by'ukuri wumve uko ibintu byifashe ndetse n'uko bihagaze mw'abantu mwe. Ibintu bidasanzwe cyane rero ubu tuvugana mu nyandiko z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku isi hose barangamiye ku kintu kimwe ari cyo bigiye kuba byakorwa na MONUSCO. Umunyamerika yoherejwe. Kuba hahiswemo noneho ko haza umunyamerika bisobanuye iki mu gihe Amerika iri kongera ingufu muri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo? Nabyo bifite icyo bisobanuye cyangwa se bifite icyo bimenyesha. Ntabwo ari ibintu byaje kugwiririrwa gutyo ngo bijyeho. Murabizi ko politike ya Amerika ni politike iba yateguye cyane, ni politike ikorwa mu rwego ruhanitse, ni politike mu by'ukuri iba ifite ingingo ndetse n'inyigo y'igihe kirekire. Ubu rero biravuga ko umunyamerika James Wan umuyobozi mushya wa MONUSCO yamaze kugera i Kinshasa agomba gutangira inshingano mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba muke ndetse no kuzamba, ariko inshingano ze agomba kuzitangira. Uyu munyamerika rero yoherejwe hano gukurikirana ibikorwa byose bikorwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'uburyo ki ibintu bigenda umunsi ku wundi
hano mu burasirazuba bwa Kongo. No umudiplomate w'umunyamerika James Swan uherutse kugirwa umuyobozi w'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akaba n'umuyobozi wa MONUSCO yageze Kinshasa rero ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki 7 Mata 2026 agiye gutangira kumugaragara inshingano ze nshya. Inshingano ze nshya rwose agiye kuba yazitangira. Ishyirwaho ryemejwe mu kwezi kwa gatatu 2026 n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ariwe Antonio Guterres. Uyu James Swan asimbuye ku mwanya agiye gukoraho Bintou Keita ukomoka muri Guinea mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi bw'ibanze cyane cyane mu burasirazuba. Ubwo nyine ni hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi ko hari ibibazo byinshi cyane. Mu kiganiro cye cya mbere cyatangajwe na Radio Okapi, James Swan yagaragaje ko azanye ubutumwa bwo gushyigikira abanyekongo, anasaba gukomeza kunga ubumwe, aho yavuze ko ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Kongo bidashobora gukemurwa n'intambara gusa. Ashimangira ko hakenewe ibisubizo bya diplomasi n'ubufatanye no kunga ubumwe ndetse no kumva ibintu kimwe kugira ngo igisubizo cy'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo kibashe kuboneka. Mu kiganiro cye cya mbere cyatangajwe na Radio Okapi niho yabisobanuye, aho yagize ati: "Nje mfite ubutumwa bwo kwifatanya n'abanyekongo mu gihe umutekano n'imibereho y'abaturage mu burasirazuba bikomeje kuba ibibi cyane. Abasivili nibo bakomeje kwibasirwa kurusha abandi." Yakomeje avuga ko azashyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa inshingano za MONUSCO zirimo kurinda abasivile, kugabanya ubukana bw'imirwano no gushyigikira amahoro arambye. Ati azashyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa inshingano za MONUSCO zirimo kurinda abasivile, kugabanya ubukana bw'imirwano no gushyigikira amahoro arambye, aho yongeye ko umuryango w'abibumbye uzakomeza gukorana bya hafi na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kubaha ubusugire bw'igihugu. Inshingano nshya za MONUSCO n'icyerekezo cyayo. James Swan atangiza inshingano nyuma y'uko akanama k'umutekano ka Loni kongereye manda ya MONUSCO ho umwaka umwe kugeza ku itariki 20 Ukuboza 2026. Iyi manda nshya ishingiye ku cyemezo nimero 2808 cyafashwe. Nkuko biteganwa, MONUSCO izakomeza kugira abasirikare bagera ku bihumbi 11,500, indorerezi za gisirikare n'abakozi b'ingenzi bagera kuri 600, abapolisi 443 n'abagize imitwe ya polisi 1270. Intego nyamukuru ni ukurinda abasivile, gushyigikira inzego za leta no guteza imbere ituze mu gihugu. Niyo ntego ihari, nibyo abo ngabo bagomba gukora. Bitandukanye nuko byari bisanzwe, iyi manda nshya yahagaritse gahunda yo kugabanya buhoro buhoro ingabo za MONUSCO bitewe nuko umutekano ukomeje kuzamba mu ntara za Ituri, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Iki cyemezo kandi gishyigikira amasezerano aherutse gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda i Washington muri Kamena 2025 ndetse n'andi yasinyiwe i Doha mu Gushyingo 2025. MONUSCO izagira uruhare rukomeye mu gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Akanama k'umutekano ka Loni kanamaganye bikomeye ibitero bya M23 mu ntara za Kivu y'Amajyepfo, aho bavuga ko ibyo bitero byakozwe na M23 bishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Kasabye M23 guhagarika ibitero no gusubira inyuma ndetse n'u Rwanda guhagarika ubufasha no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Ku rundi ruhande, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe guhagarika ubufasha ivugwaho guha imitwe yitwaje intwaro nka FDLR ikanayirwanya nk'uko byemeranyijwe. Reka turebe rero uyu mugabo w'umunyamerika, turebeho gatoya ku buzima bwe, ni muntu ki, yakoze iki mu minsi yashize cyangwa se mbere uko aza muri izi nshingano. Ubundi uyu munyamerika ni muntu ki? James Swan ni umudiplomate ufite ubunararibonye bw'imyaka myinshi cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Mbere y'izi nshingano nshya yarahagarariye umuryango w'abibumbye muri Somalia kuva mu 2025 ndetse mbere yaho ayobora ubutumwa bwa Loni muri icyo gihugu kuva mu 2019 kugeza mu 2022. Urumva ko ibi ni ibintu afite mu bunararibonye cyane cyangwa se experience
yigeze kandi kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umwaka w'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2019 plutôt na 16. Anahakorera indi mirimo itandukanye mbere yaho. Mu kazi kose Swan yakoreye mu bihugu bitandukanye birimo Congo Brazzaville, Cameroon, Djibouti, Nicaragua ndetse na Haiti. Yize muri kaminuza ya Georgetown na John Hopkins ndetse no mu ishuri rikuru rya gisirikare rya National War College. Urumva ko afite ikijyanye n'ubumenyi, afite ubunararibonye, ndetse ibihugu bya Afurika yagiye akoramo cyane, bivuze ko byinshi mu bibazo bya Afurika cyangwa se mubera muri aka karere ka Afurika arabizi neza cyane. Tukiri mu mikoranire y'ibihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imiryango igiye itandukanye, ntabwo twarenze ingohi aya makuru ari no mu byo natangiye mbabwira cyangwa se mbagezaho, ni bijyanye no gukorana hagati y'igihugu cy'igituranyi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho cyemeje gushyigikira umuturanyi wacu ari we Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuba mu by'ukuri bafatanya kugira ngo bashake ibisubizo rwose kuri iki kibazo cyakomeje kugenda kigaragara, cyakomeje kugenda cyumvikana hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'u Burundi, nyuma ya Tanzania, nyuma ya Angola, dushobora kuba tugiye kubona ingabo ziturutse Congo Brazzaville cyangwa se ubundi bufasha bushoboka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bushobora gutanga umusaruro ufatika, kuko ngira ngo murabizi ko twagiye tubivuga kenshi, buriya iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta n'umuntu ubutifuza koherezayo ingabo, nta n'umwe, kubera yuko barabizi ko ari igihugu gifite ubutunzi, ni igihugu wungukira mu byo gikorera. Uyu munsi Barundi murabizi kabisa, nubwo bitanze mu myuzo ya mbere, ariko buriya bivugwa ko ari akavagari kabisa k'amafaranga ashobora gutangwa hariya ku ngabo z'u Burundi. Ibyo nabyo bikagira icyo bisobanuye cyangwa se icyo bishobora gufashaho mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye no kwifashisha ubutunzi ifite ndetse n'umutungo kamere ibasha kugira, nk'uko bigaragara. Reka twinjire rero muri aya makuru yo gukorana hagati ya Congo Brazzaville ndetse yemwe na Congo Kinshasa, nk'uko bigaragara mu nyandiko zagiye zijya hanze. Congo Brazzaville yongeye gushimangira ko ishyigikiye Kinshasa mu kurinda umutekano no guteza imbere diplomasi. Umujyi wa Brazzaville wongeye kugaragaza ko umugaragaro kushyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurinda umutekano wayo no guteza imbere diplomasi igamije gushakira igihugu ibisubizo birambye. Ibi byagarutsweho mu biganiro byahuje abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano n'igisirikare b'ibihugu byombi, no kuvuga uwa Congo Kinshasa ndetse n'uwa Congo Brazzaville, hagamijwe kurushaho gukomeza ubufatanye mu by'umutekano n'igisirikare hagati ya Kinshasa ndetse na Brazzaville. Ibihugu byombi bisanzwe bifatanya ndetse bifitanye umubano ukomeye ushingiye ku mateka ahuriweho n'inyungu rusange, byemeranyije gukomeza gukorana bya hafi mu rwego rwo kurinda umupaka bihuriyeho no guhangana n'ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu karere. Ibi byabaye mu ruzinduko rw'akazi Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Kongo Charles Richard Monjo yagiriye i Kinshasa kuva ku itariki 3 kugeza ku itariki 5 Mata 2026, ku butumire bwa Vice Minisitiri w'Intebe hakaba na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Damvaita. Uruzinduko rukaba ruri mu murongo w'ibiganiro byari byaratangiye muri Gashyantare i Brazzaville. Ibiganiro byari bigamije kongera imbaraga mu bufatanye ndetse n'imibanire. Mu gihe cy'ibi biganiro aba bayobozi bombi babanje kugirana ibiganiro byihariye mbere yo gukomereza mu nama yagutse yibanze ku bibazo bikomeye by'umutekano n'ubwirinzi. Icyagaragaye nk'ingenzi muri iyi nama ni isinywa ry'itangazo rusange ryemeza imyanzuro yafashwe ihuriweho n'izi mpande zombi uko ari ebyiri ku kigomba gukorwa ndetse n'ibigomba gushyirwa mu bikorwa nk'uko byagaragaye
mu gihe cy'ibiganiro abayobozi bombi babanje kugirana ibiganiro byihariye nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse icyagaragaye nk'ingenzi muri iyi nama ni isinwa ry'iyo nyandiko ryemeza imyanzuro yafashwe rigaragaza ubushake bw'impande zombi bwo guteza imbere ubufatanye bwa gisirikare n'ubwa tekinike ku rwego rufatika. Minisitiri w'ingabo wa Repubulika ya Congo Charles Richard Monjo yagaragaje ko uru ruzinduko rugaragaza icyerekezo cy'abakuru b'ibihugu byombi gishingiye ku cyizere, ubufatanye n'inshingano zisangiwe mu gana n'ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara. Ashimangiye ko igihugu cye gishyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurengera ubusugire bwayo no mu bikorwa bya diplomasi. Anemeza ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifite ubushobozi buhagije mu bya gisirikare no mu bikoresho bwo kwicungira umutekano. Ku ruhande rwe, Guy Kabombo Mdomvayita yavuze ko bishimiye urwego ibiganiro byagezeho, anagaragaza ko hari ubushake bwo kongera imbaraga mu bufatanye bwa gisirikare binyuze mu bikorwa bifatika birimo guhugura abasirikare, gusangiza ubunararibonye no gushyiraho uburyo buhoraho bwo kuganira ku bibazo by'umutekano. Impande zombi zafashe imyanzuro irimo kongera ubufatanye mu bya gisirikare n'ubwa tekinike, gushyiraho gahunda zihuriwe zo guhugura abasirikare, gusangira ubunararibonye no gushyiraho uburyo buhoraho bwo kuganira ku bibazo by'umutekano. Ibi byose bigamije guteza imbere amahoro arambye, ituze n'umutekano mu bihugu byombi no mu karere muri rusange. Mu gihe yari Kinshasa, Minisitiri Monjo yanasuye ishuri rikuru ryigisha ibijyanye n'ingamba za gisirikare n'umutekano ndetse n'ishuri rikuru ry'imiyoborere ya gisirikare. Uruzinduko rwasojwe mu buryo bwiza rurangwa n'ubusabane n'ikorwa ry'impano n'itangwa ry'impano hagati y'impande zombi, bigaragaza ubucuti n'ubufatanye bukomeje kwiyongera hagati ya Congo Brazzaville ndetse na Congo Kinshasa mu gushyigikirana mu bikorwa bigamije gushaka umuti w'ibibazo. Ibiganiro bibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, aho umutwe witwaje intwaro M23 ukomeje gufata ibice byinshi by'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi inzira za diplomasi zirimo izo muri Washington na Doha zitaratanga ibisubizo bifatika ku kibazo cy'umutekano muke kiri muri iki gihugu. Ayo ni amakuru agaruka ku bijyanye n'ibya Congo Brazzaville ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Minova, umuyobozi wa radio Top Buzi ikora iminova mu karere ka Karehe cyangwa se muri teritwari ya Kare mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yongeye kubona umudendezo nyuma y'iminsi yari amaze afunzwe. Ni amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abanyamakuru b'iyo radio Top Buzi yemeza ko Espoir Mbata yafunguwe ku itariki 3 Mata 2026 ndetse akaba yarasubukuye akazi ke ku mugaragaro ku wa mbere tariki 6 Mata ubwo yongeye gusubira mu mirimo nyuma y'iminsi 3 afunguwe. Nkuko byatangajwe n'umwe mu banyamakuru ba radio Top Buzi wagize icyo abitangazaho, Espoir Mbata yari yaratawe muri yombi n'abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma ajyanwa mu mujyi wa Goma. Ifatwa rye rifitanye isano n'amakuru yari yatangajwe na radio yavugaga ko izo nyeshyamba zavuye mu gace k'ingenzi ka Minova hagati ya tariki 23 na tariki 28 Werurwe 2026. Mbere y'uko arekurwa, umuryango wa Espoir Mbata nabo bakorana bakoze ibishoboka byose bamushakisha mu magereza atandukanye muri ako karere, ariko ntibagira aho bamubona. Nyuma yo kubura amakuru ye ngo bahisemo kumenyesha rubanda ndetse banitabaza imiryango iharanira uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umuryango mpuzamahanga uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru Reporters Sans Frontières wari wamaganye bikomeye ifungwa ry'uyu Mbata, aho bavuze ko ari ifungwa rinyuranyije n'amategeko, basaba ko yahita arekurwa bidatinze. Umuryango wanagaragaje impungenge zikomeye ku bwiyongere bw'ihohoterwa rikorerwa abanyamakuru mu bice byugarijwe n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nubwo irekurwa rye ryakurikiwe neza n'umuryango we, inshuti n'abo bakorana, iki kibazo cyongeye kugaragaza ibibazo bikomeye ngo abanyamakuru bahura nabyo mu duce turimo umutekano muke mu bihe birangwa n'intambara n'ikwirakwizwa ry'amakuru y'ingenzi kandi ashobora guteza impagarara. Abanyamakuru bakomeza gushyirwa mu kaga no gutotezwa, gufungwa ndetse no gushimutwa by'umwihariko mu bice biri kuberamo intambara. Ibi byose birashimangira ko hakenewe ingamba zihamye zo kurinda abanyamakuru cyane cyane abakora mu bice byugarijwe n'intambara kugira ngo babashe gukora akazi kabo mu bwisanzure no mu mutekano usesuye. Kubungabunga ubwisanzure bw'itangazamakuru ni ingenzi mu gutuma amakuru yizewe agera ku baturage no mu guteza imbere demokarasi n'uburenganzira bwa muntu muri rusange. Ngayo nguko kambashimire mbabwire ni mwakoze kudukurikirana
akoze cyane kubana natwe. Turaza gusura amasaha ari imbere twababwiraga ibya James Wan, umuyobozi mushya wa MONUSCO, twababwiraga ubufatanye hagati ya Congo Brazzaville ndetse na Congo Kinshasa mu nzego z'umutekano mu gushakira iki gice amahoro n'umutekano, ndetse kandi nanone twagarukaga ku bijyanye n'amakuru avuga ndetse anagaruka ku biri kuvugwa rero Minova mu banyamakuru. Mwakoze cyane, turasura amasaha ari imbere, turaza kuba tureba byinshi bitandukanye biraza kuba bivugwa. Ube hafi rero kugira ngo mu by'ukuri utaza gucikwa. Mu rwego rwo kugira ngo utaza gucikwa rero, nayo mpamvu ugomba gukanda subscribe.